impamvu y'iki kiganiro ni kugira ngo harwanwe abantu bake bari kuvangira umwimerere w'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa by'i Rwanda. Ikigamijwe ntabwo ari ugukura abantu umutima, ikigamijwe ni neza ya rubanda, ikigamijwe no kugira ngo umunyarwanda anywe cyangwa arye, akoresha ibiribwa, akoresha ibinyobwa byujuje ubuziranenge. Turabizi neza ko ibikorwa ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge hari ingaruka nyinshi bigira ingaruka ishingiye ku buzima n'ingaruka ndetse y'ubukungu kuri abo bantu bacuruza ibyo bintu bitujuje ubuziranenge. RIB nk'urwego rushinzwe kubahiriza iyubahirizwa ry'amategeko ntabwo igomba kurebera abantu banyuranya n'amategeko, bica amategeko bacuruza ibiribwa nk'ibyo ngibyo cyangwa se ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Twakomereje ku buki kuko hari n'ibindi bikorwa byari byabanjirije ibi ngibi. Tuzakomeza no ku zindi product mu Rwanda hose, ni ukuvuga ngo tuzakomeza no kurwanya ba bantu n'ubundi bavangira umwimerere w'ibinyobwa cyangwa ibiribwa by'ubundi bwoko. Mu minsi ishize ya ubuki bw'i Rwanda, ngira ngo murabizi ko ari ubuki bwiza bw'umwimerere tugomba gukoresha natwe ntitugireho ingaruka. Abo bantu rero ntabwo tugomba kubemerera muri sosiyete yacu ngo baze bavangire ubuki bwacu, ndetse usanga abantu bagira ingaruka zatewe n'ibyo bintu bitujuje ubuziranenge. Twafashe amoko y'ubuki cyangwa amabrands agera kuri 23, tukaba tumaze gupima hagera kuri 15. Muri ayo 15, 9 twasanze yujuje ibipimo bisabwa na standard zigize ubuki, 5 zifite akabazo kakemuka katurutse uburyo bwari bubitse, bishoboka kuba byaraturutse aho twabusanze ku mucuruzi cyangwa se byaravuye ku ruganda, yenda icyo kibazo cyaravutse kubera yabubitse nabi nabo. Rero 9 bwagaragaye ko bumeze neza, tugiye tubusubize ku isoko, bemererwe gusubiza ku isoko ubuki. Turi bubatangariza amazina, ndavuga ku rubuga imbuga za Rwanda FDA, turashyiraho amazina y'ubwo buki twasanze bumeze neza. Ikindi turimo gukora ubu ngubu, mbere y'uko ubwo rutonde rusohoka, turagenda tukagera n'aho babukorera noneho. Ubundi twafashe ku isoko dufata sample tujya gupima, ariko ubu tugiye kureba isuku, ibikoresho, abakozi, biri bwemeze burundu urutonde turi bubatangarize. Nize 5 zagaragayemo akabazo, turimo turakurikirana, turakora igenzura ryimbitse kugira ngo tumenye ikibazo niba ari uwabubitse niba ari umucuruzi. Niba ari umucuruzi, ubwo urumva turabikura ku isoko, noneho dusabe ko uruganda rwamuje rumeze neza. Hari ubwoko bumwe bwiyongeye ku bundi twasanze butameze neza, twakuye ku isoko, twasanze bumeze nawe yaravanze amazi n'isukari n'ibindi agashyira ku isoko yabyita ubuki. Ubwo rero uyu nawe tugiye kubukura ku isoko, tugiye gutanga itangazo ribukura ku isoko. Ubwo buki bwitwa Best Honey, bukorwa n'uruganda yitiriye Nyungwe Forest. Ubwo rero tugiye gusohora itangazo ribukura ku isoko nabwo, kugira ngo abanyarwanda banywe ubuki bw'umwimerere butavangiye.